icyizere mu bantu cyarabuze. Kugira ngo wizere umuntu 100% ni ibintu bitoroshye. Kuba umuntu ashomereye bishobora kumushora mu nzira zitari nziza, rimwe na rimwe aho uzasanga yatwaye inda. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza ahantu uri hagiye hatandukanye. Niba uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, Imana iguhe umugisha kandi ihe umugisha imirimo yawe. Uru ni uruganiriro hahandi twicara tukaganira, tukavuga ibyubaka, bya bintu uzumva ukavuga ngo ibi bintu nabikora, cyangwa se ugakoramo icyo wumva nyine cyakubaka ubuzima bwawe niba hari icyo wumva cyagufasha. Uyu munsi turagarutse nanone, ariko tugarukanye na wa mutumirwa mwakunze, mwambwiye ati uyu mutumirwa wazamugaruye. Tugaye ikaze Jojo. Murakoze cyane. Umeze ute? Meze neza. Umwaka waratangiye, aho utangiye gute? Utangiye neza. Wageze kuki? Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Nibwo ibyo twasetinze mu mwaka ushize bitangiye gukorwa. Donc ibikorwa biri mu ntangiro. Ni mu ntangiro z'umwaka, ibikorwa biri mu ntangiro. Buriya tuzagaragaza icyo twagezeho ku mpera z'umwaka. Ni iki kigutera imbaraga mu buzima? Nterwa imbaraga no kuba ndiho, ndi muzima, ntarwaye. Ni iki wabwira umuntu watakaje imbaraga z'ubuzima? Namubwira ngo nakomere kandi yihangane. Donc hariho kubabara k'umubiri, ugacika intege, ariho hava gutakaza imbaraga z'ubuzima. Niba hari andi mahirwe ashobora kuzagira, namubwira nakomere yihangane. Ahari hari ayandi mahirwe ya kabiri ashobora kubona y'ubuzima. Yego. Uyu munsi ku ruganiriro rwacu dufite insanganyamatsiko ariko itanaremereye cyane, ivuga ngo iterambere ry'urubyiruko mu kwiyubaka no kubaka igihugu. Dutangira, iyo urebye urubyiruko muri rusange urubona gute? Urubyiruko ngiye mbafata nk'abanyembaraga, bafata nk'abantu bafashe pati nini mu kuba abanyembaraga. Ni abanyembaraga kuko icyo bahurijeho baragikora. Ni abantu bamwe mu bantu bahuza umutima, ni abantu bagerageza guhuza imbaraga zabo hamwe, ni abantu bagerageza gukorera hamwe. Rero urubyiruko rufata nk'abanyembaraga cyangwa se nk'abantu b'intumbero y'ahazaza ku gihugu cy'u Rwanda. Tujyana na yasiruga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu. Yes. Koko ubona ari imbaraga z'igihugu? Urubyiruko n'imbaraga z'igihugu. Ariko iyo tuvuze izo mbaraga duhita ducenjinga. Uri umukobwa, ubona imbaraga z'umukobwa mu kubaka igihugu ari izihe? Imbaraga z'umukobwa mu kubaka igihugu ni uko mu minsi ya none usanga mu nzego zitandukanye zimwe na zimwe umukobwa cyangwa umugore b'intervena. Hari uruhare rwabo rugaragara mu gice cy'ubuyobozi, mu miyoborere. Noneho iyo tuvuze mu rwego rw'igihugu, reka tugere ku giti cy'umuntu, cy'umukobwa. Ubona we ashobora kwiteza imbere gute? Ashobora kwiteza imbere mu buryo bwo gukangura imitekerereze ye,
ntekereza ko ariyo base y'uburyo bwo kwiteza imbere, kuko udafite mu mutwe hafungutse biragoye ko wakwiteza imbere. icyo umwana w'umukobwa w'uyu munsi yakora just nk'inama wamugira cyamuteza imbere mu buzima? Inama namugira, yakwisunga bagenzi be, kuko gutera imbere uri umwe bijya bigora. Gutera imbere uri umwe birakunda, ariko rimwe na rimwe biragora. Rero ni gake cyane uzabona kwa kundi bajya bavuga ngo umurindi w'igitonyanga kimwe kivuye mu kirere utandukanye n'umurindi w'ibitonyanga byinshi bivuye mu kirere. Ni gake uzabona umuntu atera imbere igihe ari umwe, ariko iyo bahurije imbaraga hamwe, ibyo bita power of leverage, bakora ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga. Ariko twibuka ko hari umugani uvuga ngo goza ko igitonyanga gutobora ibuye. Ibyo waba ubyirengagije ko igitonyanga kimwe nacyo gishobora gukora ikintu kigaragara? Igitonyanga kimwe gitobora ibuye, ariko navuga ko ari nk'10%, ariko 90% imbaraga nyinshi zihurijwe hamwe zikora ikintu gikomeye. Biragoye ko uzabona ndimo nkoma amashyi gutya ndi umuntu umwe. Sound uzumva nkoma ndi umwe itandukanye n'iyo uzumva igihe nzakoma amashyi turi abantu babiri. Izatandukana n'uwo nzakoma amashyi turi abantu 5. Izatandukana n'uwo nzakoma amashyi turi abantu 10. Ngo fata za mbaraga ziri gukoma amashyi ari abantu 10 uzigereranye na wa wundi uyakoma ari umwe. Sinzi niba ubasha kunyumva neza. Reka tuvuge ubona umukobwa cyangwa se ubona uburemere bw'ubushomeri ku mukobwa buri mu yejuru? Uburemere bw'umushomeri ku mukobwa bw'ubushomeri bushobora kumushyira mu nzira zitandukanye z'ubuzima, zishobora kumubera nziza cyangwa zikamubera mbi. Urugero, kuba umuntu ashomereye bishobora kumushora mu nzira zitari nziza. Rimwe na rimwe aho uzasanga yatwaye inda atateganije, atari uko yabiteguye, ahubwo afite wa mwanya wo gupfusha ubusa, bituma ajya muri izo ngeso no mu bindi byinshi bitandukanye, mu butekamutwe nk'uko tujya tubibona, n'ibindi bisa nabyo. Ubona hakorwa iki kugira ngo inda zitateganyijwe mu Rwanda zigabanuke? Kuko gikomojeho ngo ubwo bushomeri bwatuma umwana w'umukobwa abyara inda atateganyije. Noneho hakorwa iki kugira ngo iyo nda itateganyijwe? Kuko ni ibintu biri kuza bikaba byinshi mu Rwanda, aho uri kubona abana benshi b'abakobwa bari kubyara bakiri batoya, kandi ugasanga ni ibintu bigiye kwica generasiyo y'abana. Kuko niba umwana avutse gutyo, ku mwana agakura muri ubwo buzima, nibaza imyaka izaza imbere generasiyo y'abo bana ukuntu izahuriza, ukuntu izaba imeze. Ubona ari iki cyakorwa kugira ngo izo nda zitateganyijwe zigabanuke? Ni ubukangurambaga, ibiganiro bitandukanye, kuganiriza urubyiruko muri rusange, kubaha umurongo muzima w'ubuzima bakwiye kubamo, kubahereza indi shusho nzima bakwiye kubamo. Ni iki babwira umwana w'umukobwa just ufite ibitekerezo muri aka kanya uvuga ngo njyewe nicaye nzatungwa n'amafaranga na just nakuye ku bagabo, just nyine wenda nakuye abagabo, nakuye ku bagabo, wamubwira iki? Namubwira nti yaribeshye.
nagerageze gukonsoma amafaranga avuye mu mbaraga z'ubushobozi bwe, narekeraho gushaka kurya iby'ubuntu atavunikiye, kuko purisi urya iby'ubuntu utavunikiye, purisi bigira ingaruka, biza kwangiza fiyuca yawe, biza kwangiza sitati yawe, ndetse biza kugutesha indangagaciro nk'umunyarwandakazi. ni iki wabwira umwana noneho w'umukobwa noneho wicaye udafite icyizere cy'ubuzima? namubwira ntakomere, yihangane, yishakemo imbaraga z'ubushobozi, yige, yagure ubumenyi. Kwiga ntabwo ari kuno twiga ushaka certificate runaka, ushaka degree. Yige donc sosiyete agezemo ayigiremo, ahure nawe akwigireho ikintu cy'umumaro. Utwo tuntu tw'ingenzi agenda asarura hirya no hino tumufasha kubaka ubuzima bwe ndetse n'ubw'ahazaza. Reka dusoza ikiganiro cyacu, amahirwe urubyiruko ruhabwa muri rusange ubona ruyakoresha uko bikwiye? Amahirwe urubyiruko ruhabwa, hari abayakoresha neza, hakaba n'abayakoresha nabi. Abayakoresha neza ni cya gihe donc ashobora kubona ayo mahirwe bitewe n'umurongo runaka yahawe kugenderamo, akawugenderamo uko bikwiriye. Uyakoresha nabi ni wa wundi uyahabwa akamera nk'aho nta gaciro afite, donc agatesha agaciro icyo bamuhaye kandi ubwacyo ari icy'agaciro. Wemera ko mu rubyiruko harimo ubushomeri? Yego. Ubona hakorwa iki ngo urubyiruko just ubushomeri bw'urubyiruko rugabanuke? Ni cyo kindi navuze before, ku bakobwa bakeneye power of leverage, imbaraga zo gukorera hamwe. Abantu nibakorera hamwe iterambere rizihuta. Nk'uko nabikubwiye, biragoye ko watera imbere uri umuntu umwe, ariko iyo muhuye muri itsinda cyangwa se abantu benshi runaka, mugwiza imbaraga mukabasha kuzamuka mu buryo bwihuse, bitandukanye n'umuntu uzatera imbere ari umwe. Umuntu umwe ashobora gutera imbere, azatera imbere wenda agatera imbere mu gihe kirekire gihagaze, wenda tuvuge urugero imyaka 15, ariko babandi bakoreye hamwe ushobora kwisanga bateye imbere mu gihe cy'imyaka 5, bitandukanye na wundi uri gukora ari umwe. Hari ikintu kijya kivugwa kivuga ko just nyine kwizerana hagati y'urubyiruko nyine biri hasi bishoboka. Urabyemera? Kwizerana ku buryo bakorana imikoranire hagati yabo? Icyizere mu bantu cyarabuze. Okay, ni mu bantu bose, kwe wewe ubona ari mu bantu bose? Ikize kugira ngo wizere umuntu 100% ni ibintu bitoroshye. Kubera umubare mwinshi ushyira umuntu mu gikorwa runaka ugashiduka, donc icya cyizere wamuhaye yagishyize hasi, agatuma utongera kumwizera. Rero icyizere cyo gishobora kuba gikeya, ariko nk'abantu bagamije iterambere kandi b'urubyiruko, ni ibintu biba bikwiye gukosorwa bigashyirwa mu murongo ukwiriye, icyo cyizere kikabaho, kuko ntekereza ko n'abantu baba bari mu ntumbero imwe, mu cyerekezo kimwe, that's why bagomba gushyira hamwe bakizerana. Hari ikintu ugeze gukomozaho uri kuvuga, uravuga ati umuntu ashobora gukora ari umwe ntagere ku ntego. Hakaba hari n'amakoperative yashyiriweho just leta ishishikariza abantu gukora mu makoperative
mu bihe bitandukanye kandi ayo makoperative akaba yarajemo ibibazo bigiye bitandukanye. Ese no mu kazi gasanzwe ko ugenda gusaba akazi harimo ikibazo cyitwa ngo uburambe mu kazi. Ese ibyo bibazo byose bihari muri uku gushaka akazi, urubyiruko ruzarwana nabyo gute kugira ngo rushobore kubona akazi nabo bavuge tuvuye mu bukene? Icya mbere nabwira urubyiruko, ntabwo iyo ugiye gusaba akazi bakagusaba uburambe mu kazi, baba bakeneye umuntu ufite experience kuri icyo kintu. Ariko biragoye ko uzava mu ishuri ugende gusaba akazi bagusaba experience, ntayo uzabona. Ariko mu rwego rwo kugira ngo umenyere icyo gukora, njya mbona amakampani atandukanye atanga internship ku barangije kwiga. Internship ikabazamura bakiyungura ubumenyi mu bijyanye n'imikorere, niko iyi experience igenda izamuka. Rimwe na rimwe rero ni step by step, ntabwo umuntu ahita ava ku cyiciro kimwe ngo ajye ku kindi, donc ava ku cyiciro cya mbere ajya ku cyiciro cya nyuma, ahubwo bigenda step by step. Ni byiza ko niba avuye mu ishuri akora iyo internship akagenda azamuka gake gake bitewe n'aho aturutse n'aho agana. Iyo urebye muri wowe muri rusange, uburezi bwo mu Rwanda ubu amanota angahe ku ijana dusoza? Amanota gusa? Uburezi bwo mu Rwanda ariko buri bwa leta? Uburezi bwo mu Rwanda bwa leta mbuhereza 90%. Reka ngushimire. Murakoze. Reka namwe mbashimire mwebwe twabanye, ariko dusoza nanone akantu kamwe. Message wawe umukobwa muri uyu mwanya ni iyihe? Mwana w'umukobwa. Namubwira ngo natekereze kabiri, atekereze uyu munsi present, atekereze na future ku buzima bwe. Murakoze cyane. Reka nshimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Uru ni uruganiriro hano tuganira tukungurana ibitekerezo ku bintu runaka kuri topics zimwe zitandukanye. Hahandi uzasanga ibitekerezo byinshi ariko bikabagusaba gukoramo igitekerezo kimwe cyangwa ibindi niba ushobora gufata byinshi kikugira akamaro mu buzima. Ntabwo bivuze ngo tuje kugukuraho ibyo uzi mu buzima, ahubwo tuje kuvuga ngo tuganire hagira icyo twongeraho mu buzima. Niba nawe hari icyo wumva watekereje kuri topic yacu, watera muri comment ukavuga ati gutya ntabwo nemeranya n'uyu mukobwa, tukazaganira nawe nta kibazo, cyangwa se tukaganira muri comment, tugafata umuco wo kuganira muri comment. Reka ngushimire, ibuka gukora subscribe, ukore share, ukore na like niba wakunze ikiganiro, kandi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.